musore mwiza cyane rwose, iki kiganiro ntabwo gikwiye kugucika kubera ko ni ikiganiro cyagufasha kuba wabona umugore mwiza w'ejo hazaza. Ni ikiganiro cyakwereka uburyo ugomba kuzahitamo umukobwa uzagira umufasha w'ubuzima bwawe bwose. Nimvuga umufasha, wumve umugore muzabana, mukabyarana, mugasazana, mukarera abana, mukagira abuzukuru, ubuvivi ndetse n'ubuvivure. Bakunze basoma Rwanda TV, ikiganiro nimenya byinshi, ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Uyu munsi ngiye kukwereka ubwoko bw'abakobwa cyangwa se abakobwa ukwiye kwirinda, wa musore we, niba wifuza kuzashaka umugore mwiza cyane kugira ngo uzabashe kwiteza imbere. Reka ntangire ntatinze, banza ukore subscribe kuri Soma Rwanda TV, ubundi ubashe gukurikirana ubu bwoko bw'abakobwa ukwiye kwirinda ndetse ukanagendera kure. Umukobwa wa mbere ukwiye kwirinda, wa musore we, ni umukobwa utagira indangagaciro. Nimvuga indangagaciro, wumve ko indangagaciro ko harimo n'ubumuntu. Nimvuga indangagaciro, wumve ko ari wa mukobwa uhora mu buzima bwo gushaka ibyo akeneye gusa. Ni wa mukobwa muzabana cyangwa se wa mukobwa muzateretana, ariko akaba nta yindi nyungu agukeneyemo uretse ubutunzi ndetse n'amafaranga. Reka tuvuge ko ukundana n'umukobwa, ariko uwo mukobwa ukaba waramukunze mu rwego rwo kugira ngo mubane igihe cyose, ariko ubwo mwahuraga birashoboka ko wamwiyemeyeho ukamubwira ko hari ubutunzi ufite, hari inka ufite, hari inzu ufite, cyangwa se hari ikindi cyubahiro ufite, harimo amashuri, perime ndetse n'ibindi. Uwo mukobwa niba mwarahuye ukamubwira ko wamufasha kuba wamubonera perime cyangwa se uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, umukobwa yarangiza akahita agukunda ako kanya bitewe n'uko umusezeranyije ko ugiye kuzamuhesha uruhushya rwo gutwara imodoka cyangwa se ikinyabiziga icyo ari cyo cyose. Umukobwa yarangiza akahita agukunda ako kanya, menya ko namara kubona icyo ashaka, uwo mukobwa azigendera akwibagirwa rwose, usigare mu marira, usigare uri kukurira mu myotsi, nta kindi kintu uzaba wikururiye uretse ishyano ndetse n'agahinda. Uyu mukobwa ugomba kumenya ko nta kindi kintu atekereza uretse icyiza kuri we gusa, nta kindi kintu rwose yifuriza uretse ikintu cyiza. Wowe rero uzasigara mu marira kubera ko nta cyiza na kimwe azakwifuriza, uzasigara mu bibi. Uyu mukobwa numubona ukabona umukobwa muhuriye muri situwasiyo runaka, ari situwasiyo yo kuba ugiye kuba wamurangira akazi, menya ko ako kazi nakabona azaguta yigendere yisangira abandi basore, kubera ko nta kazi akubonamo, nta kindi kintu akubonamo. Reka turebe, tutagiye kureba kunzi basoma Rwanda TV, ikindi ugomba kumenya kuri uyu mukobwa nuko adashobora kuba yakubaha abandi, nta n'imico myiza yazagenderaho mu buzima bwe. Nimvuga imico, wumve ko harimo kubaha, kwiyobora ndetse no kubaha Imana. Iyi mico yose nuyibura kuri uyu mukobwa uzamureke, kubera ko nta mugore umurimo rwose, uzaba wizaniye ikishi iwawe mu rugo. Ubundi bwoko bw'umukobwa wa kabiri ukwiye kwirinda ni umukobwa usuzugura. Ngira ngo hano nimvuga agasuzuguro, abasore mwese murabizi neza ko nta kindi kintu umugabo yaremewe uretse kubahwa. Niba uri umugabo ukaba utubahwa mu rugo, wenda reka tuvuge ko ari bimwe bavuga ngo niko zubakwa, nta handi hantu wahungira, nta bundi buhungiro uvuga. Ariko kubazi neza igitabo cya Bibiliya, Salomoni cyangwa se umwami wabayeho w'umunyabwenge we yabivuze neza ko umugore agomba kubaha umugabo ku rwego rw'aho yakabaye kuba amupfukamira. Ubundi abagabo kera bafatwaga nk'abami, gusa uyu munsi barabasuzugura, babafashe nk'imbwa, nta gaciro mugifite. Ibi byose rero turaza kubireba kuri uyu mukobwa. Nubona umukobwa, cyane cyane mu gihe utaramushaka, byaba byiza kuba utaramushyira mu rugo. Niba hari akantu gatoya mupfuye ukabona aragusuzuguye, aguciye amazi neza neza, aragukarabye, byaba byiza uyu mukobwa ufashe nimero ye ukayisaba muri telefone yawe, kubera ko nimukomezanya bizarangira wikururiye ishyano iwawe mu rugo. Nagusuzugura kabiri, bizarangira no gusuzugusha abandi bagabo. Ni hahandi ujya kumva umugore abwiye umugabo we ati, wa mbwa we, wa musenzi we, ntabwo nkukeneye. Ariko ubundi ubona nta bandi bagabo hanze aha ngaha twabana bakanyitaho kuruta wowe uko ubikora. Uyu mugore ujya kumuzana, wigeze ubitekerezaho ko atangiye kubikubwira mu rugo rwawe? Ubwo wamurambagizaga, ngiye kukubwira ibimenyetso bitatu bizakwereka ko uyu mukobwa azagusuzugura no mu rugo rwawe. Icya mbere, umuhamagara kuri telefone mwashwanye gatoya akagukupa, wahamagara akongera akagukupa, wahamagara akongera akagukupa.
mu by'ukuri mugenzi wanjye, uyu mukobwa bibaye byiza ntabwo wakongera kumuhamagara, ahubwo ikintu wakora wafata nimero ye ukayisiba muri telefone yawe, kubera ko nutayisiba ugakomeza kumwikururaho ukava iwawe mu rugo ukajya kumureba ku kazi akorera cyangwa se iwabo, ibi bizarangira uyu mukobwa akubonyemo nk'imbwa, azagufata nk'ingegera kubera ko abona ko ubuzima bwawe abufite mu biganza byawe. Uyu mukobwa numugeze mu rugo mugashwana gatoya azagusuzugura, nagusuzugura bizarangira ucitse amazi, kandi umugabo wacitse amazi burya afatwa nk'imbwa. Nimvuga agasuzuguro, ibi byose turabisangamwo ibintu byinshi cyane. Mu by'ukuri usanga uyu mukobwa aba ashaka ko ari we ugaragara gusa mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse akumva ko ari hejuru ya buri kintu cyose ufite, ndetse atirengagije n'icyubahiro cyawe n'akazi kawe n'amashuri yawe. Ibi byose bitesha agaciro. Kandi wibuke ukiri umusore, hari abakobwa benshi cyane mwahuraga bakakubaha bikarangira ubaciye amazi. Ikindi ugomba kumenya kuri uyu mukobwa, ntabwo yumva inama. Iyo umugiriye inama azica amazi, kubera ko yumva ko yishoboye, yumva ko inama yawe nta gaciro ifite. Ikindi ugomba kumenya, uyu mukobwa ntashobora kubaha umugabo cyangwa se ngo abe yabana n'abandi mu bworoherane. Ni hahandi uzageza umugore mu rugo, abashyitsi cyangwa se inshuti zawe zaza kugusura agatangira kuzisuzugura, akazica amazi, kubera ko nawe ubwawe usuzuguritse mu maso ye. Niba usuzuguritse mu maso ye, ibyo ukunda byose azabisuzugura, tutibagiwe inshuti ndetse n'umuryango wawe. Ahangaha nimvuga umuryango wumve ababyeyi, bakuru bawe cyangwa se bashiki bawe, bose nibaza kugusura azabaca amazi rwose, abasuzugure, abakarabire mu maso yawe. Nta kindi kintu uzatekereza uretse kumva usuzuguritse wa mugabo we. Byaba byiza rero niba uhura n'umukobwa ukamubonaho ibi bimenyetso nakomeje kukubwira haruguru, uyu mukobwa afata nimero yawe, fata nimero ye uyisibe muri telefone yawe, kubera ko nutayisiba bizarangira rwose ucitse amazi imbere ye. Ubundi bwoko bw'umukobwa ugomba kwirinda wa musore we, niba wifuza kuzagira urugo rwiza cyane, urugo rwubashywe, ni umukobwa ushyira imbere ibiranga inyungu ze gusa. Nimvuga umukobwa ushyira imbere ibiranga inyungu ze gusa, ni wa mukobwa usanga akurikiye imitungo. Nimvuga imitungo, ndabizi mwa bagabo mwe benshi ntabwo mukunzwe, mumeze nk'ibipupe mu ngo zanyu, kubera ko abo bagore mutunze baje bakurikiye ayo mazu, ayo mamodoka ndetse n'ubutaka mwiguriye. Kubera ko ubwo wateretaga uyu mukobwa warabanje umubwira ko ufite imodoka nziza, akiyireba aragukunda, niyita ko uri we, yita ku modoka n'ubwoko bw'imodoka ufite. Reka tuvuge ko umubwiye ko ufite ubwoko bw'imodoka bwa Hyundai. Yego rwose pe, iyo modoka arayireba yitegereze, areba ubwiza bwayo, wowe ntabwo araba kwitayeho. Araza kuyicaramo, umutware, uyitware, nimugera mu nzira biraza kurangira rwose yikundiye imodoka, wowe nta mutima namba araza kuba agufitiye, kubera ko agatima k'uyu mukobwa kibera ku mitungo gusa. Ibi byose nubyitegereza neza mukunzi wa Steven Rwanda, ni hahandi uzasanga uri kugendana n'umukobwa n'amaguru, mufite urugendo rurerure, reka tuvuge ko wenda ari ibirometero 3, umushoferi cyangwa se umukire akaza agaparika imodoka ye nziza cyane imbere, warangiza ukabona umukobwa mwari kumwe aragucitse, aragiye yiyicariye mu modoka, nta nubwo byibuze munajyanye, umushoferi aramutwaye. Usigaye mu muhanda uri kugenda nk'akabwa kadafite agaciro, umukobwa baramutwaye. Ese mu by'ukuri urumva hari ubudahangarwa ugifite nk'umuntu w'umugabo? Uragiye ugeze mu rugo ukomeje kuvugana n'uwo mukobwa, uwo mukobwa wamuretse ko n'ubundi byari imitungo, kandi wowe urabona ko nta kintu ufite. Wamuretse ugakurikirana inyungu zawe z'ubuzima bwawe bwa buri munsi, ko uyu mukobwa nta kintu azakugezaho. Umukobwa ukurikirana imitungo, twavuga nk'amafaranga, imyenda myiza, ni wa mukobwa muzajyana mu isoko ugiye kumushopingira ikanzu, agahitamo ikanzu ihenze cyane, ikanzu y'amafaranga agera mu bihumbi 300, kandi mu by'ukuri wa musore we uhembwa uduhumbi 300. Ese ko ugiye gufata umushahara wawe wose ukawutakaza ku kanzu y'umukobwa, urumva mu by'ukuri uwo mukobwa hari icyo azakumarira? Ariko wa mukobwa uzajyana mu isoko agahitamo imyenda ya make, ndetse byaba na ngombwa akakubwira ko andi mafaranga ukwiye kuyazigama kugira ngo muziteze imbere, uyu mukobwa we ntazagucike. Ibi byose tuzabisanga mu kiganiro cya gatatu cy'ubwoko bw'abakobwa bagera muri 12 ukwiye kugira umugore. Ariko aba bakobwa ndi kukubwira hano ukwiye kubirinda, ukabagendera kure, kubera ko ni icyishu uzaba wizaniye iwawe mu rugo.
ahangaha uzasanga mu by'ukuri iyo ibyo umubwiye byose cyangwa se ibyo agusabye byose ubibuze, bizarangira uyu mukobwa akwanze ndetse azaguhinduka agucike, atangire kujya aguca inyuma, yisangira abafite smartphone kubera ko wowe nta n'ubushobozi ufite bwo kugura gatushi. Hari abagabo hanze ahangaha bafite amafaranga bazamuha iPhone, bazamuha akazi keza, nibarangiza bamukoresha ibyo bashaka. Gusa wa mukobwa we nawe umenye ko abo bagabo ntabwo baba bagukunze rwose, uretse ko wabuze ubwenge. Bibaye byiza wakurikirana uriya musore nubwo akennye, mukikundanira mukabana neza amahoro, ahubwo mukazashaka uburyo mwazashakamwo amafaranga, namwe mukaba abaherwe, mukagira amafaranga ndetse mukagira n'urukundo ruhamye. Ahangaha ndaza gukomeza n'ubwoko bwa kane bw'umukobwa ukwiye kwirinda. Wa musore we, niba wifuza kuzaba umuntu w'umugabo, ni wa mukobwa utizerwa. Nimvuga umukobwa utizerwa, wumve wa mukobwa ukunda gucengacenga. Niba abakobwa bakunda gucengacenga, ikintu cyose umubwiye akagicenga, ibi byose rwose usanga wa musore we ukwiye kwirinda uyu mukobwa. Ni ukuvuga ni wa mukobwa uvuga ibintu bitandukanye mu bihe bitandukanye. Ibintu yakubwiye uyu munsi ntabwo ari byo yongera kukubwira uyu munsi ejo, kubera ko ahora ahindagurika, ahindurwa n'ibihe. Abo bakobwa ngiye kukubwira ibimenyetso bizabakwereka wa musore we, niba ushaka kwirinda kuzashaka umugore uzagutesha umutwe. Nimvuga umukobwa ucengacenga, ni wa mukobwa ukubwira ibintu uyu munsi, ibyo yakubwiye uyu munsi naba ari byo akubwira ejo hazaza. Uyu mukobwa uzamubwirwa n'iki? Uzamubwirwa n'uko agira indimi nyinshi cyane. Reka tuvuge nk'urugero, umukobwa mwavuganaga akubwiye ko aka kanya tuvugana aherereye hariya hepfo i Nyamirambo. Bidatinze nyuma y'amasaha 5 ugiye i Nyamirambo, ugiye ahantu yakubwiye, kandi mu by'ukuri yakubwiye ko araza kuhamara umunsi wose. Ugezeyo uramubuze, bakubwiye ko hari umusore umufashe aramusohokanye. Uyu mukobwa aracengacenga, nakaryarya cyane rwose. Bibaye byiza warekera kumwirukaho nawe, kubera ko nukomeza kumwirukaho bizarangira utaye indangagaciro na kirazira byawe, bizarangira rwose utaye umutwe, wibagirwa intego y'ubuzima bwawe. Ikindi ugomba kumenya, uyu mukobwa ashobora kuguca inyuma bitagoye cyane, kubera ko ni indyarya cyane, ni indyarya rwose, ndetse ni n'inyaryenge. Uyu mukobwa uzasanga afite abasore bagera muri 10 na bangaye bamutereta, kandi bose yarabahaye urukundo. Bibaye byiza wamureka, kubera ko nukomeza kumwirukaho bizarangira rwose wibuze wa musore we, wibagirwa ubudahangarwa n'icyubahiro n'imbaraga Imana yagushyizemo, bizarangira inyenyeri yawe uyu mukobwa yijimije. Bibaye byiza rero wamugendera kure ukamwirinda. Ubundi bwoko bwa gatanu bw'umukobwa ukwiye kwirinda ni umukobwa w'umunebwe, kubera ko umukobwa w'umunebwe nta kintu na kimwe azigera akugezaho uretse kukubuza amahirwe y'ubuzima bwawe wari wifitiye. Umukobwa w'umunebwe ni wa mukobwa uzabwira ko uri mu kazi, akakubwira ko mugomba gusohokana, mugomba kujya kurya agafi ku mazi, mugomba kujya koga. Mbega muri make ikintu yifuza nuko wata intego y'ubuzima bwawe, ugata akazi kawe, ukamukurikira, ukirukanka inyuma y'ijipo ye rwose. Ikindi uyu mukobwa ntabwo ashaka gukora. Ni wa mukobwa ushobora kuba wafata miliyoni 5 ukazimuha, mu gihe cy'amezi 5 akaba yabura n'ibihumbi 5, kubera ko ibintu wamuhaye, reka tuvuge ko wamushingiye kenkayori, ariko ni umunebwe, nta mwanya afite wo gukora. Uyu mukobwa nta kindi kintu azagukura mu buzima bwawe uretse ubukene. Ese ni iki wakora kugira ngo umenye umukobwa ukunda akazi n'umukobwa udakunda akazi? Ikintu uzamumenyeraho, uzamugeragereshe ibi bintu 3 ngiye kukubwira. Icya mbere, uzamubwire ko hari ahantu wamuboneye akazi, nurangiza wicecekere umubwire ajye kudepoza. Uyu mukobwa ntabwo azibwiriza ngo ajye kudepoza, ahubwo azategereza ko mu gitondo bucya umwibutsa, umubaza se wabagiye hahandi nakubwiye ko hari akazi. Uyu mukobwa azakubwira ko akiryamye, saa 2 za mu gitondo zimusanga akiri mu buriri rwose, nta nubwo ashobora kubyuka ngo abe yakora amasuku cyangwa se ngo atunganye ahantu arara. Ni wa mukobwa muzabana ugasanga ni wowe buri munsi usasa uburiri, kubera ko ntabwo yigeze atozwa kwita ku kazi ndetse n'ibindi bintu byose bijyanye n'imibereho ya buri munsi. Uyu mukobwa uzasanga ibintu byose akeneye ko wowe ubimukorera nk'umuntu w'umugabo, kubera ko ntabwo yigeze atozwa kwikorera ikintu icyo ari cyo cyose. Uzava mu kazi, nugera mu kazi agutegeke kuba wateka, kubera ko ni umunebwe, ntabwo nta kintu na kimwe ashoboye kwikorera. Numugeze mu rugo
nta n'icyumweru arahamara azagusaba ko ushaka umukozi wo mu rugo, kandi nawe ubwe ubona ko igihe agifite. Azagusaba kuzana umukozi uzajya ugutekera, uzajya ugufurira. Mu by'ukuri uzabona ko ari nk'igishushanyo cyangwa se igipupe wazanye wowe mu rugo cyo kurongora gusa, cyane ko uyu mugore uzasanga no mu buriri nta kigenda, kubera ko ni umunebwe ahantu hose. Ikindi ugomba kumenya kuri uyu mugore w'umunebwe, ntabwo ashobora kugira uruhare mu kubaka urugo cyangwa se mu gutera imbere mu mibereho yanyu ya buri munsi. Uzasanga urugo rwanyu ruhora mu ntonganya kubera ko ubukene buzaba bwararutondagiye. Ngira ngo murabizi neza ko urugo rufite ubukene ahanini usanga nta mahoro rufite. Ibi byose bizaba byaratewe n'uko wahisemo nabi wa musore we. Ujya gushaka ntabwo witaye ku mukobwa uzi gukora akazi, ahubwo ikintu witayeho warebye ko afite ikibuno, ureba ko afite mu maso heza, ureba ko afite mu kanwa heza, urangije urashitura urirukankana. Ngira ngo nkubwire ko rwose nubwo afite umutwe mwiza ariko nta bwonko afite. Reka tuvuge ubundi bwoko bwa gatandatu bw'umukobwa ukwiye kwirinda niba uri ushaka kuzaba umuntu w'umugabo. Ni wa mukobwa udafite icyerekezo. Nimvuga umukobwa ufite icyerekezo, ni ba bakobwa rwose usanga ari babijya iyo bijya, aho bimwerekeje niho yigira. Ntazi icyo ashaka mu buzima ndetse nta nubwo azi icyo yifuza. Muri make abayeho uyu munsi. Ngira ngo bakunze ba Soma Rwanda TV, hari abakobwa benshi cyane usanga imibereho yabo ya buri munsi ari icyo ariye, ari icyo yambaye, adatekereza ejo hazaza. Uyu mukobwa uzamubwirwa n'iki niba ugiye gutereta? Ni wa mukobwa uzaganiriza intego y'ubuzima bwawe, ukumva guciye intege, wamureba ukabona nawe ubwe nta cyerekezo afite. Ibye ni ukubona icyo ariye. Umugabo umwegereye cyangwa se umusore akamuha amafaranga, ahita afatiraho ndetse ayo mafaranga arara yamaze. Aba bakobwa badafite icyerekezo mu by'ukuri, wa musore we, nukomeza kubakunda urumva aho uzigera wigeza? Uzapfa nabi, uzapfa uri umukene, kubera ko nta kindi kintu uzigera wigezaho. Ikindi ugomba kumenya kuri uyu mukobwa, uzasanga ari wa mukobwa uhora asabiriza. Nta gahunda agira mu buzima bwe ndetse nta nubwo ashobora kuba yagira icyo yifasha cyangwa se ngo aba yafasha mugenzi we mu rugendo rw'ubuzima. Nimvuga mugenzi we, wa musore we, wumve ko ari wowe ndi kuvuga, kubera ko uri mugenzi w'umugore. Nta kindi kintu rwose uzimara nukomeza gukunda abakobwa badafite icyerekezo. Ubundi bwoko bw'umukobwa ukwiye kwirinda, wa musore we, ni wa mukobwa utagira imbabazi ndetse utagira n'urukundo. Niba ukundana n'umukobwa wamukosoreza, wamusaba imbabazi akazikwima, menya ko rwose uwo mukobwa atagukunda. Bibaye byiza wasiba nimero ye muri telefone yawe, kubera ko nta kintu na kimwe azigera kugezaho mu buzima. Ni wa mukobwa utagira umutima wo kubabarira. Iyo umukosereje cyangwa se iyo mukosanye, aba ashaka kwihorera cyangwa se aba ashaka ko umujinya wagumaho igihe cyose mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu mukobwa numurambagiza ukamujyana mu rugo, wa musore we, rwose menya ko numukosereza bizarangira aguhindukanye ikirura, azaba nk'intare. Ntabwo rwose muzigera mugira amahoro mu rugo rwanyu. Ibaze nawe ushatse umukobwa umugejeje mu rugo, umunsi wose ushize arakaye, ntabwo ashaka kukuvugisha, yewe n'ibiryo arabiteka yabizana ku meza agasunika nk'usunikira imbwa. Uyu mukobwa ibi byose abiterwa n'uko atagira imbabazi ndetse n'urukundo rwe ni hafi ya ntarwo. Ngira ngo ubwo natangiraga, bakunze ba Soma Rwanda TV, hari ingingo nakomeje kuvuga hejuru. Izi ngingo zose urasanga zose ziherereye ku rukundo ndetse n'imbabazi nkeya. Umukobwa utagufitiye imbabazi rwose menya ko nta rukundo namba azigera kugirira, yewe n'abana bawe uzasanga ntazo azabagirira. Ni wa mugore utazatinya kugusigana abana mu gihe mwarakaranyije, akigendera akajyanwa n'abandi bagabo. Uzasigara mu marira, hari n'igihe bikurenga ukiyahura. Ndabizi umubare w'abagabo benshi cyane niwo mubare wiyahura, kubera ko abagabo benshi barumiwe rwose, bararize, amarira yabashizemo. Ubundi bwoko bw'umukobwa ukwiye kwirinda niba ushaka kuba umuntu w'umugabo, ni umukobwa wikunda cyane. Ngira ngo hano nimvuga umukobwa wikunda, ni umukobwa wishyira imbere gusa utabona abandi. Ibi byose nagiye mbivuga mu ngingo zo hejuru. Bakunze ba Soma Rwanda TV, ikiganiro Imenya Byinshi ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Kora subscribe niba ukunda ibiganiro byanjye. Niba ukunda ibiganiro byanjye rwose uri umuntu w'umugabo, uzagera kuri byinshi. Uzabona umugore mwiza, uzabona umugore ukwiye, uzabona rwose umugore uzagufasha mu rugendo rw'ubuzima bwawe bwa buri munsi.
nta kindi nasoza mwifuriza uretse ubuzima bwiza, ndetse ujye ukurikirana ibiganiro byanjye kubera ko nukomeza kubikurikirana rwose tuzagira sosiyete nyarwanda nziza, sosiyete irimo abagore beza. Namwe bakobwa mbagira inama rwose, ibi bintu navuze haruguru niba ubyibonaho ubyirinde kugira ngo uzabashe kuba wabona umugabo mwiza, umugabo w'icyerekezo, uzabone papa w'abana bawe, uve mu buraya, uve mu businzi, maze twubake sosiyete nyarwanda. Sosiyete nyarwanda rwose, u Rwanda rwacu rukomeze rugire amahoro ndetse n'umutekano, n'umuryango wubakiye ku musingi ukomeye. Kora subscribe kuri Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda niba ukunda ibiganiro byanjye. Ndagukunda, ntukibagirwe kwandika muri comment hasi aho ngaho. Nawe andika ubwoko bw'umukobwa muri comment aho ngaho, umukobwa rwose ubona ukwiye kugendera kure niba uri umuntu w'umugabo. Nawe mukobwa rwose niwumve ko uyu munsi nakuvuzeho, ejo nzavuga ingingo zigera muri 12 z'abasore cyangwa se abahungu ukwiye kwirinda hanze aha ngaha, kubera ko hanze aha ngaha hari abahungu benshi cyane bameze nk'ingegera, bameze nk'imbwa, barara mu businzi rwose pe, uramureba ukabona arasusumira nawe ubwe yariyibagiwe. Kora subscribe ubundi ukomeze ukurikirana ibiganiro byanjye. Ndagukunda.